abaye nka cyaruno yavangavanze kanyanga ashyiramo jini kuko hanga avagirwa kanyanga ziroshya. Tangiye kubona hakuno akana ka master, akana ka Ngango yabonye hakora umukobwa wa Ngango bihaye akabyizi bagiye kwirwanaho. Sha ari kuri Shuwa Diru kandi ubwo barimo kubikiza kugira ngo atarwana nako atarwana n'ikimuri mindani kumba ku ruhande. Hano Gasongo ntagasinziriye. Gaso bakontomyeho. Hano bamuzanira kado. Abantu bakira bari abana beza. Wabanga kado y'amafuta gahita gukunda. Kado ya miruwari, urukweto, igisokozo. 干爹，如今我已经掌握了京师的兵权。Sogokuru urabizi nigiye gukontorora ingabo nako papa Godipa papa urabizi niyoboye ingabo zo mu murwa. 那岂不是天下的财富？ Buriya umaye nkabura n'ingabo zo ku mwaro ku hafi y'amazi ku nyanja. 好所用了。 Ubutunzi bwose bw'igihugu bwa buri mu biganza byawe. 可是海关那是素王的地， Ariko urabizi ko umwaro uyobowe na Su Rodi Su bahanganye. 要是让他给你挪地儿， Ni gute ukeneye aguhereze ibyo byose afite ibyawe ntibyashoboka. 后 Papa 要动手把宋王连根拔。 ese ntabwo siko none barimo gupanga abayobozi b'ibwami ko bavana Su mu nzira. 素王树大根深， Umva Su rumanga azi gucengera. Ukeneye ko twamushyiraho ahagaragara tumuta amazi abone yegure. Tutabikoze gutyo byagenda nabi. 还有这么好的瓶子， Akomaya akantu keza. 哪儿淘换来的？ Kavanye hehe. 啊， Sogoko. Nako papa. 这宝贝啊，是南 Kuri kwimana kano kantu ubona. 孝敬您。 Nagahawe na nabyera. 来与儿子刚刚结交，但是 Yana yaje kuri inshuti yanjye. 如果我 Kano hari rwose nibwo yakampaye ni inshuti yanjye kuva kera hose. Papa. 现在已经在门外等候。 Ntabyera ari hanze agutegereje ngo muhure muganire. 老胡， Ntabyera vayo. 我总管大人。 Muri abanyakubahwa ndabasuhuje. Byanga ntabyera uko yambaye usanga aza kumukarikira. Afite inote tu. Bakunda ufite. 我找着了，你斟酌着办。 Twamenya ahantu hari abasabiriza batuye mu mudugudu wabo tubakorera iki papa. Nakizi cyo gukora. Mujeyo. Aho baherereye. Bwatinze. Bamenya ahantu abasabiriza bose batuye aho bitsimba. Ntabwo abasabiriza undi ahantu bajyaga babahari hazwi. Bafite umudugudu bikoreye wabo. Ya tempo. Izo ng'urusengero batuyemo. Urebe inyuma ujya ngo n'urusengero ariko indani harimo abasabirizi gusa. Barabateye. Haje Foko muhungu wa Gasongo. Bakeneye cya kiguryo bita ngo ni cya Suzana. Foko cyamukubitiye mu muhanda. Nangango ubwe bafashe Musitafa. 苏起来在 Mbwira ari he umusabirizi so Suzana. 谁？ Didi kinguraho. 糊涂是吧？苏乞儿， Mbwira ari he umusabirizi Suzana. Vanayo inkota yacu. Navuga aho umusabirizi ari ni hehe. Kaboko baragaciye. 不说就把你们这些狗爪子全部剁掉。 Niwanga waruka ritazo n'abandi bose ndabagenza gutya. 说， Kandi ntabwo butazo baca kongera kwiba. No gusabiriza kiramucira. 住手！ Buretse baje muhagarika. Suzana mwenyewe amaze iminsi bamutoza tekinike arasize. Amaze iminsi mu mashyamba. Yivirayo. Okay.把他给我拿下！ Fatesha. Suzana sinzi nimba umujyana maze iminsi mu myitozo
umazemo iminsi yaje kubisuzumiraho ari muri stage aza kubisuzumiraho foko mwenyewe cya foko 天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。 wari ufite amahirwe kuba wacika cyo gihe ubungubu ngo uhuze n'uwakuremye uhuze n'uwakubumbabumbye meka agiye kumuhuza n'uwamuhaye ubuzima nta wundi ni Imana yamuremye igiti gicikamo karabaye mama we bya nyabyo yewe tekinike iraha y'ubusinzi ava na tekinike y'abazezenge tekinike y'icyo kunywa tekinike y'ibinyobwa y'icyo kunywa na doda n'akasuzana kuri foko ubundi bariganye yamurushaga amashuri n'ubwenge ntabwo ari uyu munsi gusa si iby'uyu munsi gusa ushyira hasi kumwandagaza bamwiciye umuryango kiraho ari uwaje amukubita wangutse gasongo yivirayo we n'indwanyi ntabwo ari bano bana arabarenze papa ikigoryi gusa 好功夫啊！ mbega byiza ufite kungufu nziza musore muto 这就是失传已久的最 yaba ari kungufu tekinike twabuze kera y'abasinzi drunken fist ni ikiganza cy'umusinzi niko bayita ikiganza cyazazenge mwana namukoma ararenze arimo itandukaniro we charasha demo différence manura hasi 八极拳， ndangije akaboko arakonyora 没错，这才是咱家的本门拳。 arakonyora akaboko 多是一人当， ati nige mukurikiye 没关系。 abandi bararengana mureke bagende abandi barazira ubusa gatinze hakuno ku ruhande baje brigade mukire muginga indani sha kumba ahangaha bazanye kakana hafi ye kagakende banamuvunnye ukuboko bamukuye akaboko urutugu ubwe gasonga namwifungurira maze kumufungura neza munyururu urutugu rwakutse hari ukuntu ubundi umuntu w'umuhanga bazi ko igufwa ryavuyemo yarusubizamo igufwa arisubizamo ya Suzana nkeneye ngo utume unyicira umuntu ntibishoboka uri umwanzi wanjye urabizi ntakuntu rwose nagukorera ntibishoboka rero urabizi rwose kugira ngo cyose usabye ucyange barabaye igitambo kandi irakeka kano kanya ntabwo ufite yo kuba wakwanga cyose nakubwira kwanga kwawe kugaragaza ko ukomeye byatuma habamo ibitambo kugira ngo ube ukomeye cyane uba ukeneye kugira icyo utamba gakende kari umunake kahuriye imihanda marigara naje base mumureke njye nemeye icyaha ntabwo numva
你现在有了太后的庇护， ko ufite hafi umugabekazi mukorana agufasha mu nyina w'umwami 位高权重的地位， ndetse uri mu bantu babiri bakomeye ibwami bavuga ari kijyana mu nteko koti urukiko rw'ibwami 的一己之力要伤害更多无辜， none urimo urahiga abantu badafite icyo bafite abakene badafite imbaraga badafite kivugira 这是为什么？ urabashaka iki mbwiza ukuri urifuza iki ati uramaze icyo nshaka cyari cyo cyangwa se ngo bararengana ntabwo marenganya 孩子， yewe sha 你知不知道他们给我带来多大的苦楚和？ waba uzi njye ahangaha ngeze ibyo nacyo ukuntu bingana naba narasuzugwe n'ukuntu naba narateshejwe agaciro 我不妨告诉你， rwose agatubuzanye twembi ukuri njye nawe mbwire ko byambayeho 都是朝廷的命官。 nahoze kera ndi inshuti nanakorera Lord Su nkorana na Ngango 方做事， twese Su atuyoboye 出生入死，立下了大功。 twaciye mu byago hamwe twaciye mu minsi myiza hamwe ndetse Su yadufataga ngo turi abavandimwe 兄弟， kuko bavuga ko amaraso arusha amazi uburemere n'imbaraga nukuri 老子不过是一时兴起， najya gutereta umugore wa Su mbikinisha 媳妇儿她发现 ndetse rwose twibese arimo aranyitaho makeya 她岂 nari nzi ko 都不顾及我们生死 Su yatuvumbura 良义， yatugezeho njye n'umugore we 为了我的子 nyuma yaho baje kunca intoryi barankona 他不但不帮我， namenye ko Su koko yanyangaga 请了旨意要杀我。 ko ry'ikiraha cyamutereteye umugore kigiye kwicunda ku mugore kimwe kwicunde bagifashe bagica intoryi 哦，要不是太后， birangiye bagiye kubwira umwami ngo anci igihanga anyice ko naciye inyuma mugenzi wanjye 朝廷 ariko kuko nyina w'umwami yabyumvaga umugabekazi 旨意， yarazi ubwitange nagiriye igihugu cyacu yemeye kundohorera bama n'ubuhungiro 我就成了一。 nako ubu ngubu narapfuye kera kare hose 你现在还觉得 none ngo abantu ndabarenganya ndabahora ubusa nanjye nzi ibyambayeho ubu ngubu ntabwo mfite intoryi barankoniye 无辜吗？ bamugize inkone 你必须帮我对付肃亲王。 umva sungome mwicaranye mukure mu nzira ntabwo nabishobora ntibishoboka sinabikora rwose negative 小胡子， ahangaha agakende baramudubika 不要不要！ Monkey Boy 我求求你，你们停下！ rwose nakwenyeze rekera aho ngaho ndagusabye rekera 我答应你，我答应你，我答应你，我求求你，我 naje basi ndabikora nakwenyeze ndabikora ndabikora uko ibinsabye byose ndangije akaboko amuvura neza bishoboka yamutumye mwicire Su Lord Su wamuciye intoryi Gasongo ntabyara bayaciye amavi mvuza amavi ndabazi kumba ku ruhande yari mwiza ageze hano muri wa mudugudu w'abasabirizi hamagaye Suzana nawe uhari na manager uhagarariye ahangaha 家三，你们去哪儿了？ bita ngo ni cyasha cyatsa Mustafa cyatsa 大当家， cyatsa imbere ya cyasha 到底怎么？ cyasha byagenze bite 你的手， akaboko bamuciye akaboko ni cyasha cyasha Mustafa yewe nyitaho 小猴子， abana bose harimo n'agakende bose bajyanywe bafashwe 大当家，家三儿， ntabwo nabashije kurinda abavandimwe banjye bose mbe hafi yabo 保护好兄弟们， cyasha ameze nabi 让我na cyasha uko byagenze aracika cyasha cyasha Gasongo yabaziye kandi mukuza ko yaje yamara amaji kumbe yafungiye Actors mode. Hano muri kumfata. Hello, check.
aho turimo urimo neza cyane zamura gato Nzamura. umukobwa nazagare dushira sound turi Ngwino Evelyn. ngwino wagare sa Evelyn Evelyn ngwino hagarara hariya. Hagarara dushira sound. wahagarara neza kururi buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye Okay. Ready? Wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Scene Nestor na Eveline. Action. Iriwe neza Nestor. Wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona, usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya. Dosi ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine, kandi dosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka, rero ndashyira muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo, ntazagire ikitugora muri byo. Bose kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira, mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo, usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka, rero nibyo ndimo nkoranjagara nyine, ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose. Ariko se nawe turetse kubeshyura agira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu nakoresha mpabuje. Rero buriya njyewe nta muntu n'ibyubahiro byinshi, kumbe ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire, muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi, habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha, amini y'igisambo n'umupolisi, cyangwa se y'umusoroviye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute umuntu akakwiye kuba unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro, bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya nk'uko nahoze mbikubwira, buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye, nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo, akazi kanjye nkakora neza, ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nta kujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe, urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo, kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo, sibyo? Ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura, kubaha mabuja, nyobora ku kazi, nkagendera kuri guidelines zawe, ngakora akazi kanjye neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisabira akamenyetso? Nta kibazo. Wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja? Nta kibazo, abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora, uramemba, nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. ni ukuva muri sene se. Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane zamura gato. Nzamura. umukobwa nazagare dushira sound turi Ngwino Evelyn. ngwino wagare sa Evelyn Evelyn ngwino hagarara hariya. Hagarara dushira sound. wahagarara neza kururi buze guhagarara
gutyo nta kibazo Alright. ngaho nasubiye Okay. Ready? wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Guitars mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Istonari. Scene, Nestor na Everine. Action. iriwe neza Nestor. Ya, wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntihazagire ikitugora muri byo. Ubuse kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo naranjagara nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose. Ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpamvu. Yewe buriya ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumva ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire muri isi tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi ubona itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoro igihe n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akaguriye kubamo imyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ngomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nakujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukaba ukubana nawe nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisubira kandi Nestor? Nta kibazo. Wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja? Nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora amemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. ni ukumuva muri scene se agava muri frame. ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane. Zamuraho gato. Zamura. Umukobwa nazangare dushira sound turimo. Ngwino Everine. Ngwino wangare sa Everine. Everine ngwino hagarara hariya. Hagarara hariya dushira sound. Hagarara neza ururi buze guhagarara. Gutyo nta kibazo. Ngaho nasubiye. Okay. Ready? wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Guitars mode.
Shooting position, scene, Nesto na Areni, action. Stonari. Scene Nesto na Everine, action. iriwe neza Nesto. Ya, wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona, usibye ko ndi mu kazi kenshi nyine muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine, kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka, rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo, ntihazagire ikitugora muri byo. Ubuse kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira, mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo, usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka, rero nibyo ndimo nkoranjagara nyine, ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Wari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye, kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose, ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye, kuko nakoresheje umwana wa bose, wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpabuje. Rero buriya ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, kumva ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire, muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi, habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha, amini y'igisambo n'umupolisi, cyangwa se y'umusoro igihe n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akaguriye kubamo. Unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya, nkuko nahoze mbikubwira, buriya rero ngomba kuzuza responsibilities zanjye, nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo, akazi kanjye nkakora neza, ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nta kujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura, birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe, urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo, kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo, sibyo? Ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura, ukaba ukubaha mpamvu nyobora ku kazi, nkagendera kuri guidelines zawe, ngakora akazi kanjye neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisubira Nesto? Nta kibazo. Wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja? Nta kibazo, abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda, kuko uranyobora amemba, nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. ni ukumuva muri scene se, agava muri frame, ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. hello check. aho turimo urimo neza cyane. Zamura gato. Zamura. Umukobwa nazagare dushira sound turebe. Ngwino Everine. Ngwino wagare sa Everine. Everine ngwino hagarara hariya. Hagarara dushira sound. Hagarara neza kururi buze guhagarara. Gutyo nta kibazo. Nasungaho nasubiye. Okay. Ready? Wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nesto na Areni, action. Stonari. Scene Nesto na Everine, action.
iriwe neza Nestor. Wiriwe neza amakuru Amakuru ni meza, wowe umeze ute? meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya dosi ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi dosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntazagire ikitugora muri byo Bose kuko nta no kujya muri pause. ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangejeje iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo baranjagara nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose urumva ari ahantu byakunda nakoresha mpamuje Rero buriya njyewe nta muntu ibyubahiro byinshi kumbe no kumfata. buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoroviye n'imfungwa niyo mpamvu rero mbansabwa kugira ute kuba umuntu akwiye kuba unyihanganire rero izo mpamvu zibitera Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi. Ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. oya nuko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa niko gakorwa akazi nyine nta kujenje Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura kubaha mabuja nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kanjye neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu none se wazi no kwisabira akamenyetso nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora uramemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja urakoze kubyemeye urakoze cyane nuko muva muri sene se agava muri frame nuko muva muri Actors mode. Hano muri kumfata. hello check aho turimo urimo neza cyane zamura gato Nzamura. umukobwa nazagare dushira sound turimo Ngwino Everin. ngwino wagare sa Everin Everin ngwino hagara hari. Hagarara dushiro sound. hagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye Okay. Ready? Wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Scene Nestor na Everine. Action. iriwe neza Nestor. wiriwe neza amakuru Amakuru ni meza, wowe umeze ute? meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya dosi ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi dosi baramutse
yari yambwiye yuko ashaka kwimuka, rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntazajya kitugora n'ibyo. ubuse kuko nta no kujya muri pose. Ntabwo byankundira, mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo, usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka, rero nibyo ndimo nkoranjagaranye nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose, ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose, urumva ari ahantu nakoresha mpabuje. Reba buriya njyewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, kumbe ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire, muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha, amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoroviye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akwiye kuba unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya, nkuko nahoze mbikubwira, buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye, nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo, akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nta kujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe, urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo, sibyo? Ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura kubantu mpabujawe, nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe, nkakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisubira akamenyetso? Nta kibazo. Wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja? Nta kibazo, abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora uramemba, nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. ni ukumuva muri sene se, agava muri frame, ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane. Zamuraho gato. Zamura. Umukobwa nazagare dushira sound turebe. Ngwino Everin. Ngwino hagare sa Everin. Everin ngwino hagara yari. Hagarara dushira sound. Hagara neza kururi buza guhagarara. Gutyo nta kibazo. Nasingaho nasubiye. Okay. Ready? wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Scene Nestor na Everine. Action. Iriwe neza Nestor? Wiriwe neza, amakuru? Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona, usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine, kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka, rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntazajya kitugora n'ibyo. Ubuse kuko nta no kujya muri pose. Ntabwo byankundira, mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo,
usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo arimo ndimo nkoranjagaranye nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha bari kumbwira nagufasha. ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpamvu. rero buriya ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumva ni ukumfata. buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi ubona itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoro bigiye n'imfungwa. niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akakwiye kubona unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi ntabwo nkunda ibyubahiro bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. oya nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ngomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. niko gakorwa akazi nyine nakujenje. rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo. uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura kubana nabuja nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora. rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisubira akamenyetso nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja. nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora uramemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. urakoze kubyemeye. urakoze cyane. ni ukumuva muri sene se agava muri frame ni ukumuva muri actors mode hano muri kumfata rero check aho turimo urimo neza cyane. zamuraho gato nzamura umukobwa nazangare tuba dushira sound turimo ngwino Evelyn ngwino wangare sa Evelyn ngwino hagarara hariya hagarara hariya dushira sound uhagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo ngaho nasubiye. okay ready wayangire muri slow motion ayandi. okay actors mode shooting position scene Nestor na Areni action scene Nestor na Eveline action. iriwe neza Nestor. wiriwe neza amakuru amakuru ni meza wowe umeze ute? meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntihazagire ikitugora muri byo. ubuse kuko nta no kujya muri pause ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo nkoranjagaranye nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe.
ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha bari kumbwira nagufasha ntabwo byakunda urumva nawe rwose ntibitebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko si nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpamvu yewe buriya ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumva ni ukumfata buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi ubona itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusorobye n'imfungwa niyo mpamvu rero mbansabwa kugira ute kuba umuntu akaguriye kubamo nyihanganire rero izo mpamvu zibitera buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi ntabwo nkunda ibyubahiro bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha oya nk'uko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa niko gakorwa akazi nyine nakujenje rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura kubaha mpamvu nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu none se wazi no kwisubira akamenyetso nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora uramemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja urakoze kubyemeye urakoze cyane ni ukumuva muri sene se agava muri frame ni ukumuva muri actors mode hano muri kumfata rero check aho turimo urimo neza cyane zamuraho gato nzamura umukobwa nazangare tuba dushira sound turimo ngwino Evelyn ngwino wangare sa Evelyn ngwino hagarara hariya hagarara hariya dushira sound hagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye okay ready wayangire muri slow motion ayandi okay actors mode shooting position scene Nesto na Areni action scene Nesto na Eveline action iriwe neza Nesto wiriwe neza amakuru amakuru ni meza wowe umeze ute meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi nyine muri aka kanya dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntihazagire ikitugora muri byo ubuse kuko nta no kujya muri pose ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo baranjagara nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha bari kumbwira nagufasha ntabwo byakunda urumva nawe rwose ntibitebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose
ariko sinawe turetse kubeshyura agira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa boss wumva ari ahantu byakugo nakoresha mpamuje. rero buriya ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumva ni ukumufata. Buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi ubona itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoro bigiye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mbansabwa kugira ute kuba umuntu akaguriye kubamo imyihanganire rero izo mpamvu zibitera. buriya rero ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro, bagakwiye guciringa nyine ukambwira nkagufasha. Oya nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nakujenje. rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe, urabona nyine uri umugabo. uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukaba kubaha mpamvu nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi nkanjye neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisubira kandi mu store? Nta kibazo. wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja? Nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora amemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. ni ukumuva muri sene se agava muri frame ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane. zamura gato Nzamura. umukobwa nazagare dushira sound turebe Ngwino Everine. ngwino wagare sa Everine. Everine ngwino hagarara hariya. Hagarara dushira sound. wahagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo. ngaho nasubiye. Okay. Ready? wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Scene Nestor na Everine. Action. iriwe neza Nestor? Wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka, rero ndashyira muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntazagire ikitugora muri byo. Ubuse kuko nta no kujya muri pause? Ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo, usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka, rero nibyo ndimo baranjagara nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha? bari kumbwira nagufasha. ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose, ariko sinawe turetse kubeshyura agira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakugo nakoresha mpamuje. rero buriya ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumva ni ukumufata.
buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoro bigiye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mbansabwa kugira ute kuba umuntu akwiye kubamo unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro, bagakwiye guciringa nyine ukambwira nkagufasha. Oya nuko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nakujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe, urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo, ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu musuzuguro kubaha mabuja nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu none se wazi no kwisubira akanyemezo nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja. nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora amemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. nuko muva muri sene se agava muri frame nuko muva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane, zamura gato Nzamura. umukobwa nazangare dushira sound turimo Ngwino Everin. ngwino wangare sa Everin. Everin ngwino hagarara hariya. Hagarara dushira sound. Hagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo, nasungaho nasubiye. Okay. Ready? wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Scene Nestor na Everine. Action. Iriwe neza Nestor. Wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona, usibye ko ndi mu kazi kenshi nyine muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine, kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka, rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntazagire ikitugora muri byo. Bose kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo, usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka, rero nibyo ndimo njagaranye nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha, bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ugutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose, ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu nakoresha mabuja. Reba buriya njyewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, kumbe ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoro bigiye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mbansabwa kugira ute kuba umuntu akwiye kubamo
unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro, bagakwiye guciringa nyine ukambwira nkagufasha. Oya nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo, akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nta kujenje. rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe, urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo, ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura kubantu nabujawe nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisabira akamenyetso? Nta kibazo. wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja? Nta kibazo, abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora uramemba, nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. ni ukumuva muri sene se, agava muri frame. ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane, zamuraho gato. Nzamura. umukobwa nazahagare tuba dushira sound turebe. Ngwino Everine. ngwino hagare sa Everine. Everine ngwino hagarara hariya. Hagarara dushira sound. Hagarara neza ku ruri buze guhagarara. Gutyo nta kibazo. Nasungaho nasubiye. Okay. Ready? Wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Scene Nestor na Everine. Action. Iriwe neza Nestor? Wiriwe neza, amakuru? Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona, usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine, kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka, rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo, ntihazagire ikitugora muri byo. Ubuse kuko nta no kujya muri pause? Ntabwo byankundira, mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo, usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka, rero nibyo ndimo baranjagaranye nyine, ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha? Wari kumbwira nagufasha? Ntabwo byakunda, urumva nawe rwose ntugutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa boss, ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa boss, wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpamvu. Rero buriya njyewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, kumbe ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire, muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha, amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusore ugiye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu nagakwiye kubamo, unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro, bagakwiye guciringa nyine ukambwira nkagufasha. Oya nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza
kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa niko gakorwa akazi nyine nakujenje rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukubana nabuja nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu none se wazi no kwisubira akamenyetso nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora uramemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja urakoze kubyemeye urakoze cyane ni ukumuva muri sene se agava muri frame ni ukumuva muri actors mode hano muri kumfata hello check aho turimo urimo neza cyane zamuraho gato nzamura umukobwa nazangare tuba dushira sound turimo ngwino Evelyn ngwino wangare sa Evelyn ngwino hagarara hari hagarara dushira sound hagarara neza ururi buze guhagarara gutyo nta kibazo nasingaho nasubiye okay ready wayangire muri slow motion ayandi okay actors mode shooting position scene Nestor na Areni action scene Nestor na Eveline action iriwe neza Nestor wiriwe neza amakuru ni meza wowe umeze ute meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntihazagire ikitugora muri byo ubuse kuko nta no kujya muri pause ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo nkoranjagaranye nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha bari kumbwira nagufasha ntabwo byakunda urumva nawe rwose ntugutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko si nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpabuje yewe buriya ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumva ni ukumfata buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi ubona itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusorobye n'imfungwa niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akagiriye kubamo nyihanganire rero izo mpamvu zibitera buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi ntabwo nkunda ibyubahiro bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha oya nk'uko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa niko gakorwa akazi nyine nakujenje rero buriya
yego ndakumva. wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo yego ndakumva. uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukaba ukubana mabuja nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi nkanjye neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu none se wazi no kwisubira akamenyetso nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja ya nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora uramemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja urakoze kubyemeye urakoze cyane ni ukumuva muri sene se agava muri frame ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. hello check aho turimo urimo neza cyane Nanjye zamuraho ndi gato Nzamura. umukobwa nazangare tuba dushira sound turebe Ngwino Everin. ngwino wangare sa Everin Everin ngwino hagarara ari. Hagarara dushiro sound. hagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye Okay. Ready? wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nesto na Areni. Action. istonare Scene Nesto na Everine. Action. iriwe neza Nesto ya wiriwe neza amakuru amakuru ni meza wowe umeze ute meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi nyine muri aka kanya dosiye ndimo ndakora n'ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndashyira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntazagire ikitugora muri byo ubuse kuko nta no kujya muri pose ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo nkoranjagara nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha bari kumbwira nagufasha ntabwo byakunda urumva nawe rwose ntibitebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpabuje rero buriya ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumva ni ukumufata buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi ubona itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusorobye n'imfungwa niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu nakaguriye kubamo nyihanganire rero izo mpamvu zibitera buriya rero ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi ntabwo nkunda ibyubahiro bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha oya nk'uko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa niko gakorwa akazi nyine nakujenje rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro
yenda nakuciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukaba kubaha mabujawe nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi nkanjye neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu none se wazi no kwisubira kaminuza nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja ya nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora amemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja urakoze kubyemeye urakoze cyane ni ukumuva muri sene se agava muri frame ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. hello check aho turimo urimo neza cyane zamura gato Nzamura. umukobwa nazagare dushira sound turimo Ngwino Everin. ngwino wagare sa Everin Everin ngwino hagarara hariya. Hagarara dushira sound. wahagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye Okay. Ready? Wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. istonare Scene Nestor na Everine. Action. iriwe neza Nestor ya wiriwe neza amakuru amakuru ni meza wowe umeze ute meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi nyine muri aka kanya dosi ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi dosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndashyira muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntazajya kitugora muri byo bose kuko nta no kujya muri pause ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo baranjagara nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha bari kumbwira nagufasha ntabwo byakunda urumva nawe rwose ni ugutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose urumva ari ahantu nakoresha mpamuje rero buriya ngewe nta muntu ibyubahiro byinshi kumva ni ukumfata buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoroviye n'imfungwa niyo mpamvu rero mbansabwa kugira ute kuba umuntu akakwiye kuba unyihanganire rero izo mpamvu zibitera buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi ntabwo nkunda ibyubahiro bagakwiye guciringa nyine ukambwira bagufasha oya nuko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa niko gakorwa akazi nyine nta kujenje rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda nakuciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukaba kubaha mabujawe nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe
akora akazi kanjye neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisabira akamenyetso Nta kibazo. wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja. Ya, nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora amemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. nuko muva muri scene se Agava muri frame. nuko muva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane zamura gato Nzamura. umukobwa nazangare dushira sound turimo Ngwino Evelyn. ngwino wangare sa Evelyn Evelyn ngwino hagarara hariya. Hagarara dushira sound. hagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye. Okay. Ready? Wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Scene Nestor na Eveline. Action. Iriwe neza Nestor. Ya, wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza. Wowe umeze ute? Meze neza urabibona, usibye ko ndi mu kazi kenshi nyine muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine, kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka, rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo, ntihazagire ikitugora muri byo. Bose kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira, mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo. Usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka, rero nibyo ndimo naramujagaranye nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose. Ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu nakoresha mpamuje. Reba buriya njyewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi. Kumbe ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire, muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha, amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoroviye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akwiye kuba unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi. Ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya, nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye, nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo, akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nta kujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe, urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo, sibyo? Ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura kubantu mabuja nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisabira akamenyetso Nta kibazo. wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja.
ya nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora amemba nta mpamvu yo kuba natakwita amabusha. urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. ni ukumuva muri sene se agava muri frame ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane zamuraho gato Nzamura. umukobwa nazahagare tuba dushira sound turebe Ngwino Everin. ngwino hagare sa Everin Everin ngwino hagarara hari. Hagarara dushira sound. hagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye. Okay. Ready? wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Istonare. Scene Nestor na Everine. Action. iriwe neza Nestor. Ya, wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntihazagire ikitugora muri byo. Ubuse kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo baranjagara nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakunda nakoresha amabusha. Rero buriya njyewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumbe ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi ubona itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoro bigiye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akakwiye kubona unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ngomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisosi. Niko gakorwa akazi nyine nakujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukubana nabuja nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisubira akamenyetso nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja. Nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora amemba nta mpamvu yo kuba natakwita amabusha. Urakoze kubyemeye.
murakoze cyane. ni ukumuva muri sene se Agava muri frame. ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane Nanjye zamuraho ndi gato Nzamura. umukobwa nazangare tuba dushira sound turi Ngwino Everin. ngwino wangare sa Everin Everin ngwino hagarara hariya. Hagarara hariya dushira sound. hagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye Okay. Ready? wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Mr. Naren. Scene Nestor na Everine. Action. iriwe neza Nestor. Ya, wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndasubira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntihazagire ikitugora muri byo. Ubuse kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya bouncing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo baranjagaranye nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ugutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpamuje. Yewe buriya njyewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumva ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoro bigiye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akaguriye kubamo imyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ngomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nakujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukaba ukubana nawe nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisubira akamenyesho? Nta kibazo. Wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja? Nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora amemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. ni ukumuva muri sene se Agava muri frame. ni ukumuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check.
aho turimo urimo neza cyane zamuraho gato Nzamura. umukobwa nazangare dushira sound turebe Ngwino Evelyn. ngwino wangare sa Evelyn Evelyn ngwino hagarara hariya. Hagarara hariya dushira sound. hagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye Okay. Ready? wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nesto na Areni. Action. Stonari. Scene Nesto na Eveline. Action. iriwe neza Nesto. Ya, wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi nyine muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntihazagire ikitugora muri byo. Ubuse kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo nkoranjagara nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose urumva ari ahantu byakunda nakoresha mpabuje. Rero buriya ngewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi kumva ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi ubona itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoro bigiye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akaguriye kubamo unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ngomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nakujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukaba ukubaha mpamvu nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi nkanjye neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisubira kandi Nesto nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja. nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora amemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. ni ukuva muri scene se agava muri frame ni ukuva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane zamuraho gato Nzamura. umukobwa nazangare dushira sound turebe Ngwino Evelyn. ngwino wangare sa Evelyn Evelyn ngwino hagarara hariya. Hagarara hariya dushira sound.
Wahagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye. Okay. Ready? Wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Stonari. Scene Nestor na Everine. Action. iriwe neza Nestor. Wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya. Dosi ndimo ndakora ibintu nshaka kurara kize ku murongo muri iri joro nyine kandi dosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndashyira muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntazagire ikitugora muri byo. Bose kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki kibazo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo baranjagara nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ubutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose. Ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpamuje. Rero buriya njyewe nta muntu undi ibyubahiro byinshi kumva no kumfata. Buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusoroviye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mbansabwa kugira ute nyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya nuko nahoze mbikubwira buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nta kujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura ukaba kubaha mabuja nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu none se wazi no kwisubira akanyemezo nta kibazo. Wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja? Nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora uramemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. Nuko muva muri scene se agava muri frame. nuko muva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane. Zamura gato. Zamura. Umukobwa nazagare dushira sound turebe. Ngwino Everine. Ngwino hagare sa Everine. Everine ngwino hagare hari. Hagarara dushira sound. Wahagarara neza ku ruri buze guhagarara gutyo nta kibazo nasungaho nasubiye. Okay. Ready? Wayangire muri slow motion ayandi.
Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Pistonare. Scene Nestor na Everine. Action. iriwe neza Nestor. Ya, wiriwe neza amakuru. Amakuru ni meza, wowe umeze ute? Meze neza urabibona, usibye ko ndi mu kazi kenshi nyine muri aka kanya. Dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine, kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka, rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo, ntihazagire ikitugora muri byo. Ubuse kuko nta no kujya muri pause. Ntabwo byankundira, mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo. Usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka, rero nibyo ndimo ntaranjagara nyine, ntabwo ndi kuboneka neza pe. Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. Ntabwo byakunda urumva nawe rwose mu gutebya, kuko ntabwo nakoresha umwaka bose. Ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye, kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu nakoresha mpabuje. Reba buriya njyewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, kumbe ni ukumfata. Buriya rero reka nkubwire, muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi, habamo itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha, amini y'igisambo n'umupolisi, cyangwa se y'umusoroviye n'imfungwa. Niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akwiye kuba unyihanganire rero izo mpamvu zibitera. Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi, ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. Oya, nuko nahoze mbikubwira, buriya rero ugomba kuzuza responsibilities zanjye, nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo, akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa. Niko gakorwa akazi nyine nta kujenje. Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana, ariko nkawe buriya reka turebe, urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo, kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo, sibyo? Ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura, kubaha mabuja nyobora ku kazi, nkagendera kuri guidelines zawe, ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora. Rero ni kubwiza mpamvu. none se wazi no kwisubira akamenyetso? Nta kibazo. Wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja? Nta kibazo, abaye uri kubishaka nta kibazo, ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda, kuko uranyobora uramemba, nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja. Urakoze kubyemeye. Urakoze cyane. nuko muva muri scene se, Agava muri frame. nuko muva muri Actors mode. Hano muri kumfata. Hello check. aho turimo urimo neza cyane. Zamuraho gato. Zamura. Umukobwa nazagare dushira sound turimo. Ngwino Everine. Ngwino wagare sa Everine. Everine ngwino hagarara hariya. Hagarara dushira sound. Hagarara neza ku ruri buze guhagarara. Gutyo nta kibazo. Nasingaho nasubiye. Okay. Ready? Wayangire muri slow motion ayandi. Okay. Actors mode. Shooting position, scene, Nestor na Areni. Action. Pistonare. Scene Nestor na Everine. Action.
Iriwe neza Nestor. Wiriwe neza amakuru Amakuru ni meza, wowe umeze ute? meze neza urabibona usibye ko ndi mu kazi kenshi muri aka kanya dosiye ndimo ndakora ibintu nshaka kurara nshyize ku murongo muri iri joro nyine kandi bosi baramutse yari yambwiye yuko ashaka kwimuka rero ndagira ngo muri ibyo bintu bive mu nzira turare tubishyize ku murongo ntihazagire ikitugora muri byo Ubuse kuko nta no kujya muri pause. ntabwo byankundira mfite akazi kenshi kuko hari project ya Vancing twari turimo turakoramo usibye yuko nyine na muzehe nyine yari yangije iki cyifuzo cy'uko twakwimuka rero nibyo ndimo nkoranjagaranye nyine ntabwo ndi kuboneka neza pe Ko wari ufite akazi kenshi se kuko utambwiye ngo mbe nagufasha. Bari kumbwira nagufasha. ntabwo byakunda urumva nawe rwose n'ugutebye kuko ntabwo nakoresha umwana wa bose ariko se nawe turetse kubeshya uragira ngo bazampagarikire umushahara wanjye kuko nakoresheje umwana wa bose wumva ari ahantu byakunda nakoresha mpamuje Rero buriya njyewe ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi. Kumbe ni ukumfata. buriya rero reka nkubwire muri iyi si tubamo nyine mu buzima bwa buri munsi ubona itandukaniro hagati y'igisambo n'umukoresha amini y'igisambo n'umupolisi cyangwa se y'umusorobye n'imfungwa niyo mpamvu rero mba nsabwa kugira ute kuba umuntu akakwiye kubamo unyihanganire rero izo mpamvu zibitera Buriya rero njye ntabwo nkunda ibyubahiro byinshi. Ntabwo nkunda ibyubahiro. Bagakwiye guciringa nyine ukambwira nagufasha. oya nkuko nahoze mbikubwira buriya rero ngomba kuzuza responsibilities zanjye nkabarizwa mu murongo nagakwiye kubamo akazi kanjye nkakora neza ejo n'ejo bundi bitambyarira amazi n'ibisusa niko gakorwa akazi nyine ntakujenje Rero buriya wenda agasuzuguro ndakumva abakobwa bagenzi banjye bashobora gusuzugura birumvikana ariko nkawe buriya reka turebe urabona nyine uri umugabo. Uri umugabo rero ntabwo byagakwiye wenda ko agasuzuguro yenda naguciye mu ijambo kuba ndi umugabo cyangwa igitsina gabo sibyo ntabwo byagakwiye kuba natakaza inshingano zanjye mu gusuzugura kubana nabuja nyobora ku kazi nkagendera kuri guidelines zawe ngakora akazi kandi neza nk'uko ngomba kugakora rero ni kubwiza mpamvu none se wazi no kwisabira akamenyetso nta kibazo wanyemerera ntuzongere kunyita mabuja nta kibazo abaye uri kubishaka nta kibazo ariko ndumva muri njyewe nyine n'ibyiyumviro byanjye ariko byagakwiye kugenda kuko uranyobora uramemba nta mpamvu yo kuba natakwita mabuja urakoze kubyemeye. urakoze cyane ni ukumuva muri sene se agava muri frame ni ukumuva muri